Twongeye kubaha ikaze inshuti zacu mwe mudukurikira umunsi ku munsi nk'uko bisanzwe aha ni kuri sheni yanyu Umucyo Hambo. Tugiye kubagezaho nk'uko bisanzwe amakuru y'uyu munsi. Tugiye kubagezaho ni amakuru y'akababaro, ni amakuru atoroshye gusobanura, gusa ni inkuru itoroheye abafana ba Rayon Sport. Murabizi ko hari umwe mu banyamuryango, hari umusore w'imyaka 26, umwe mu bakunzi ba Rayon Sport ndetse cyane wagize byago yaka ubuzima kubwo umubabaro wo kuba Rayon Sport yaratsinzwe muri cya gihe ikipe yatsindwaga na APR FC. Rero iyi niyo nkuru nyamukuru tugiye kugarukaho, tugiye kurebera hamwe ese bimeze bite, byagenze bite mu muhango wo gushyingura uyu musore, abitabiriye ni bande, ibingibi ugiye kubimenyera ahangaha ku isheni yawe Umucyo Hambo. Hanyuma niba ari ubwa mbere tuguhaye ikaze, kandi niba usanzwe uri inshuti yacu nabwo dukomeje kukwiyegereza tuguhereza ikaze. Mbere yo kwinjira mu nkuru nyirizina, ndagira ngo ubanze wiyandikishe kuyu muyoboro, kuyu muisheni yacu Umucyo Hambo, ukanda subscribe, kora like, share, commentaire yawe iba ikenewe. Rero bavandimwe, mbere yo gutangira iyi nkuru mwibuke ko ubuzima ari impano ikomeye duhabwa n'Imana, kandi nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubwiyambura cyangwa kubwambura undi. Bibiliya rero hari icyo ivuga, iragira iti Uwiteka niwe utanga kandi niwe wambura. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 21. Iri jambo ritwibutsa ko ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana, kandi mu bihe by'ibigeragezo n'agahinda dukwiye kwegera Imana no kwegera bagenzi bacu kugira ngo tubone ihumure ndetse n'icyizere. Uyu munsi turibuka umusore witabye Imana, dusabira umuryango we n'abamukundaga kugira ngo Imana ibahumurize, kandi dusaba buri wese gukomeza gukunda siporo ariko ugashyira imbere ubuzima n'icyubahiro cy'Imana. Kandi tubibutsa ko mu by'ukuri ubuzima butangwa n'Imana, ubuzima ni Imana ibutanga, ariko nyine nta kundi byagenda, Imana imwakire mu bayo. Hanyuma uburyo umuhango wagenze, umuhango wo gushyingura uyu mufana wa Rayon Sport wamenyekanye cyane mu bakunzi ba Murera. Aho byabereye mu karere ka Kayonza. Abafana ba Rayon Sport n'abaturage benshi nibo bitabiriye uwo muhango wo gushyingura. Ni umusore wari ufite imyaka 26, yarazwiho gukunda Rayon Sport cyane kuva akiri muto. Icyatumye abantu benshi bitabira kubera ko yarazwi cyane mu bakunzi ba Rayon Sport, yarasanzwe agaragara mu mikino y'iyi kipe. Ibyavuzwe umuryango wagaragaje ko yari umuntu ukunda umupira w'amaguru cyane. Bavuze ko bakomeje kumwibuka nk'umwana wabo wakundaga siporo. Byavuzwe n'ubuyobozi bwari bwagiye kumushyingura. Perezida w'abafana ba Rayon Sport yavuze ko yari umukunzi wa Murera w'ukuri. Yasabye abafana kwirinda amarangamutima menshi. Birumvikana mu gufana haba nk'amarangamutima, ariko yarengeje urugero bituma nyine umuntu ashobora kwigirira nabi kubw'akababaro. Rero ubu butumwa nibwo yatanze. Abafana nabo basabwe gukunda amakipe yabo ariko barinda ubuzima bwabo. Umupira w'amaguru ni umukino ugamije kwidagadura no guhuza abantu. Rero nk'uko ubuyobozi w'abafana yakomeje kubivuga, umupira w'amaguru nibyo koko ni ugamije guhuza abantu, ugamije kubaka urukundo mu bantu, ugamije kubaka ubumwe mu bantu. Ni byiza rero ko tujera amarangamutima yacu ku bakunzi b'umupira
b'imikino igiye itandukanye. Rero umushinga mushya wa Rayon Sport yahise itangaza, hatangajwe ko bagiye gushyiraho call center izajya ifasha abafana bagize ikibazo cy'amarangamutima. Impamvu iyi gahunda ari ingenzi izafasha abantu batangira kugira ikibazo kubiboneramo ubufasha. Ni ukuvuga ngo ubufasha buzajya biboneka, bizabafasha gukomeza kubaka umuryango w'abafana bafite ubuzima bwiza. Mu gihe hagize umufana amarangamutima azamutse cyane, agize akabazo, azajya ahita ko afashirizwa aho ngaho. Rero reka dusoze dusaba abakunzi b'imikino dukomeze kuyikunda ariko bagashyira imbere ubuzima. Rayon Sport n'abandi bafana bakomeje kwihanganisha umuryango wasizwe n'uyu musore. Yashoje nyine abwira abafana, basaba abafana b'imikino kugira ngo bakomeze kuyikunda ariko bashyira imbere ubuzima. Rayon Sport n'abandi bafana dukomeje kwihanganisha umuryango wasizwe n'uyu musore. Twavuga ngo Umucyo Habo Imana imuhereze iruhuko ridashira, ikomeze kandi uhumuriza imiryango isigaye ikuwemwo uyu musore wari ukiri mutoya. Ni akababaro, ntabwo ari ibintu byoroshye ariko nta kundi byagenda. Tugiye tuvuga ngo Imana yamukunze kuturusha. Mukomeze kugira ibihe byiza. Niba ari ubwa mbere uje kwicano yacu Umucyo Habo, ntuhave utiyandikishije ukanda subscribe, ukora like, share, komanteri yawe irakenewe. Amakuru yacu uko tugenda tuyabona turakomeza kugenda tuyabagezaho. Shalom shalom.